Hari igihe ubuzima butugarura mu bitekerezo by'ahashize, aho twari bato twiruka mu ivumbi, twisekera ibintu byoroheje, tutazi ko ejo hazaza hari imiraba ikomeye cyane. Iyo umuntu ageze aho atangiye gutakaza ibyiringiro, akenshi asubira inyuma mu mutima we, akibuka aho inzozi ze zatangiriye. Aho niwe inkuru yacu itangirira. Yari ahagaze wenyine, ni mu rusaku rw'umujyi wa Nyabugogo. Imodoka nyinshi, abantu benshi, amajwi yose, mbese byose bikaza bikamwikaragira ku mutwe. Mu maso he hagaragaraga umunaniro w'imyaka myinshi, mbese yo guhangana n'ubuzima butamworoheye na gatoya. Inkweto ze zari zishaje, imisatsi itameze neza, naho imyenda ye yasaga n'umuntu uvuye mu kimoteri. Ako kanya umusore yatangiye gusubira inyuma mu bitekerezo bya kera. Yibuka we n'abandi bana uko bakinaga, ndetse n'inyuma y'inzu zo mu cyaro bakiruka, bakina umupira bakoze mu mashashi. Abandi bakinaga kwihishanya, gusimbuka imigozi, mbese ibyishimo byari byose, nubwo nta kintu kinini mbese bari bafite. Yibuka umukobwa bakuranye, n'iseko ye nziza itajya ishyira ku maso ye no ku mutima, uko mbese babanye, uko bakuranye, uko biganye, mbese icyo gihe inzozi zari zose. Buri munsi yahoraga avuga ati nzakora mba umuntu ukomeye cyane, ndetse kandi nimara gukura maze gukomera nzagufasha duhindure ubuzima. Ariko uko imyaka yagiye itambuka, za nzozi ze zose zarayoyotse. Ubuzima bw'umujyi bwaramutwaye, ndetse bwamubereye urugendo rukomeye cyane rutoroshye. Yashatse akazi arakabura, yagerageje byinshi, bimwe biranga, ibindi biramunanira. Abantu mbese yatanye nabo urugendo baragiye, bamwe barapfa, abandi baratandukana, ndetse n'abasigaye benshi baramwibagiwe. Ibi byose byaterwaga kandi na wa mukobwa yongeye guhura nawe ahangaha i Nyabugogo, ndetse umukobwa bakuranye, yakunze, biganye, ariko we nyuma yo kugira amahirwe akaba atamubona nk'aho hari umuntu. Mbese yamubonaga atambuka, yambaye neza, asa n'uwagezeyo cyangwa se wageze ku byifuzo bye, we akaguma aho ngaho, ivumbi ry'ubuzima, akiri mu rugamba atabona iherezo, yirirwa yikorera imitwaro n'imizigo y'abantu. Rimwe na rimwe akaba atabasha kubona icyo kurya cyangwa se n'icyo kunywa, ndetse aho kurya, aho kurara, ndetse n'amazi n'aho gucumbika. Ibi byose byari urugamba rukomeye cyane. Umunsi umwe umujyi wose warahindutse. Umusore w'amaso y'ukuri, inzozi z'urukundo, ndetse uyu mubiri w'uyu musore wari urambaraye mu muhanda hagati y'abantu batari bake. Umukobwa akimara kumva inkuru, nubwo yari kure cyane, yirutse ataza aho ashyira ibirenge. Umutima we urasimbuka, ariko amaso ye yuzuye amarira n'agahinda gakabije. Icyo gihe umujyi wose n'abari impande z'umujyi bose baratunguwe. Inzozi zabo, isezerano ryabo, urukundo rwabo rwose byahindutse ibihe by'amarira kubera urupfu rw'uyu musore, umusore wakunzwe cyane, umusore wahoraga aseka, wahoraga mu byishimo, mbese buri wese yaramukundaga. Uko umukobwa yirukankaga aza gusanganira ahabereye inkuru mbi, mu nzira nta kindi kintu yatekerezaga, yibazaga umusore ukuntu agiye, nyamara ku munsi w'ejo nuko bahuye, nuko yanze kumuha akanya ngo baganire, ndetse yanze no kumusuhuza. Umukobwa akihagera, agahinda kose yamuririye hejuru, ararira, amuhamagara mu izina rye rya kera, rya zina yamwitaga bwana, ryuzuye urukundo, ariko nta gisubizo. Icyo gihe nibwo yasobanukiwe ko inzozi ze zose bari barasangiye zirangiriye aho ngaho.
Ibyo byose byarabaye, ku irimbi abantu bari benshi cyane, imvura nkeya yaragwaga nkaho mbese isi nayo ubwayo iri kurira. Umukobwa yahagaze hafi y'imva areba uko bashyiramo umusore w'inzozi ze, ndetse umusore w'imyaka ye yose, umusore atigeze aho umwanya ngo baganire, amagambo yari yabuze, ndetse icyari cyuzuye yari amarira gusa n'agahinda. Nyuma y'iyo mihango yagarutse Nyabugogo, yicara hasi aho baheruka guhurira. Abantu barakomeje gutambuka, imodoka zikomeza gutambuka, sinakubwira amamoto akomeza gutambuka, ndetse ubuzima burakomeza ku bandi. Nyamara we ariko yarahindutse ubusa, arira ndetse atuje, atitaye ku bamureba. Umukobwa w'ikimero cyiza, w'inseko nziza, wambaye neza, umukobwa yararize ndetse agahinda kaba kenshi. Umukobwa nawe yakomeje kwibuka uko bakinaga bakiri abana, basezerana ko batazigera batandukana. None isezerano ryarangiye ndetse ubuzima buratandukanye. Urupfu rutandukanya abantu koko, kandi urupfu ngo ni ukubatandukanya burundu. Iyi nkuru yacu ni inkuru y'inzozi zapfuye mbere y'igihe, urukundo rutageze ku byishimo, ubuzima butababarira. Iratwibutsa ko ejo tutahazi, kandi ko umutima w'umuntu ushobora gutwara ibikomere iteka ryose. Umukobwa yarahagurutse gahoro gahoro, nibura ngo yiyibagize cyangwa se arebe ko yaruhuka mu mutima, ariko umutima wari wuzuye ubusa n'agahinda. Yatangiye kugenda gahoro gahoro, amaso ye agumye kureba hasi, atitaye ku bamureba, amarira azenze mu maso, cyangwa se atitaye kuvuga ngo mbese ngo ninde uri ku muhanda. Amagambo yose yari yabayeho mu mutima we, ndetse n'ikindi byose byari byabaye. Yahise atekereza ko inzozi zabo zose, isezerano ryabo byose byahindutse ikibatsi cy'agahinda. Ariko none umukobwa yafashe urugendo aragenda. Ubwo umukobwa yatangiraga guhumeka umwuka muzima, icyago cyaraje. Imodoka yihuse yaraje, umukobwa iramugonga. Nta wundi muntu uri hafi y'umuhanda nibura ngo yarigeze kumurinda. Umukobwa yiboneye mu kanya gato uko ibyari bye byose n'urukundo rwe byose byahindutse umuyonga mu kanya gato cyane. Urupfu ntirutandukanya gusa imibiri, rutandukanya inzozi, urukundo n'icyizere. Iyi ni inkuru y'inzozi zapfuye mbere y'igihe, y'urukundo rutageze ku byishimo n'ubuzima butababarira. Nankubwira ngo niba wakunze izi nkuru zacu, ntiwibagirwe gukanda kuri like, share na comment, ndetse kandi niba wakanze neza kuri buto ya subscribe, kugira ngo buri gafilime kose, kugira ngo inkuru nk'izi ngizi uko zajya zisohoka uzajye uzibona ndetse mu ba mbere. Kugira ngo ukomeze kubwe neza nk'ibisanzwe uri kuri Bushake TV, wari kumwe na Beni. Ifilime zo zirakomeje, n'inkuru nk'izi z'urukundo zirakomeje ku munsi w'ejo. Kugira ngo ciao ciao.